tukazifatira Yesu tukabana karamata yombi cyagiye nataye nari gufata nyagasani nzahora mu buzima ko kwirwa umuntu ari gucana n'inkizo yagiye kwiga mu bibara gasani mama Yesu mwana twebwe badutabara ryari abana twiganye ubu nta numwe kuko nanakorera iwe muri wese nta natinyuka kugeza n'ibirenge nyagasani wamfasha ukantabara ubu nzajya ndahora kuko ndi kujya kwiba inkwi iw'abandi kuko iwawe habuze amakara iwawe habuze ibiryo ubu nje n'abana batanu tugiye gusangira inusu y'akawunga mwana koko ubu ndiho n'indya ndahaga mwana koko none baravanga ingingo iyo ukennye bose baragendaga nta naho umuntu ubu ngubu yajya no kurya nuko ujyayo bakavuga ati umucunge ngo televiziyo atayiterura ubwo komana wantabara kuko ubu buzima ndimo bikarande cyakoze ejo bundi mu rusengero baratubwiye ngo twihangane kuko umwami Imana azadutabara nicyo gituma tutamwara nicyo gituma dukomeye mu maso yacu akamera nk'urutare kandi tuzi yuko uzadutabara kandi Imana ibyo ndabyiringiye niyo naca mu gicucu cy'igikombe cy'urupfu uri kumwe nanjye Mana ubu koko reba amasafuriya Mana koko wagize icyo ukora nzirwe mu maganya ngeza byawe ntiwamfashije nanjye kuko nkamera nk'abandi kuko Mana uje ubona urukweto rwitwa rutambera ubu nakugenda nitwaye mu modoka bitambera koko wagize nyagasani ukamfasha ubu gutekera muri ibi bisafuriya do siko wagira ntekaga ku makara ubwo siko nkiri kuva Mana isafuriya nyine nsigaranye izindi zose zahararubutse ntanabona na senkani n'umugore nawe n'ukwirirwa ari kujya kumwe nzagwa azika amafaranga yose dufite abaga dufite ibyo kuyakoresha bana ku ishuri no kwirirwa bari kubirukana umwana bigaga igihe kirekire yigaga icyumweru kimwe nyagasani kuko wagize ukadutabara reba bakamari bo twiganye ubu Mana ubu n'abakire ntiwareba kuko Alphonsine twiganye bageze kure ubu ngubu nta n'uwo nakogereza imodoka nta n'uwanyiteza nta n'uwambaza wenda ngo abana bameze gute Mana koko uhagize icyo ukora wakora igitangaza Mana mpura mu cyumba cy'amasengesho akubuyede koko nako Mana we Mana nyir'ingabo wagize icyo ukora wamfashije kwirwa mu maganya gutya kwirwa ndi kuganira abantu nabo nsabye ejo bundi nyagasani uramukire wankubise Mana umugenderere ngo nukubera ndi gusaba y'ibiryo ubwo se we ubwo buzima ntayabuciye mora cyawe Mana ibiryo byo birashara ibiryo bimeze guca byo inkwi mbisi reba ubu ngubu imvura iguye ngo naba mburayi izuba rivuye sinzi niba twarya Mana koko wagize icyo ukora wakora igitangazo wakwigaragaza nk'ukuntu wigaragarishije Eliya waramwigaragaje igihe ari kumwe n'abandi batangira Mana koko ibyo birashara Mana abandi bacanaga kuri gaze ngiringi mucanagaho ngucana ndi gusha Yesu we waza ukantabara Mana we urangiza Mana kuko wantabara urakoze Mana nzi yuko uzantabara kandi iryo jambo ryo ndaryizeye kandi nyir'ingabo urufatiro rwawe ruracahari kandi nzi yuko rwanditsweho kutubuze